Jifunze Kiswahili. Nkuko mwabibonye rero muri sehemu ya pili cyangwa se igice cya kabiri cya Pamba Lugha, mwabonyemo nafsi za Kiswahili, uko twize nafsi za Kiswahili cyangwa se ingenga z'igiswahili. Twarabibonye, twarabyize cyangwa se twarabisobanukiwe twese, buri umwe wese hano ufunguye iyi channel again kuri part 3 cyangwa se sehemu ya tatu. Uyu munsi rero tugiye kwiga nicyo bita nafsi ambata. Murabona hano tse nafsi, twabonye nafsi za Kiswahili, tugiye kwiga nafsi za Kiswahili, nafsi ambata za Kiswahili. Twabonye icyo bita mimi bivuga njyewe, wewe bikavuga wowe, yeye bikavuga we, sisi bikavuga twebwe, nyinyi bikavuga mwebwe, wawe bikavuga bo. None hari utugambo dutoya cyangwa se utujambo dutoya tujya tujyana n'izi nafsi za Kiswahili kugira ngo uze gukora interuro z'igiswahili. Ntabwo wakora igiswahili rero cyangwa se ngo ukore uvuge igiswahili cyangwa se ngo uhange interuro mu giswahili udafite aya magambo ariyo bita nafsi za Kiswahili cyangwa se utayazi. Biba ngombwa rero kugira ngo tumenye utwo tujambo rero tujyana na nafsi za Kiswahili ngo twazibonye ngo njyewe nkora, wowe ukora. Ntabwo ngo mu Kinyarwanda ntabwo bavuga ngo we ngo dukora cyangwa se uravuga ngo we akora cyangwa se ngo njyewe twiga, guza ngo njyewe niga. No mu Giswahili nayo magambo tugiye kureberamo hamwe cyangwa se tugiye kureba muri iyi video cyangwa se muri iyi sehemu ya tatu. Mimi ijyana n'akajambo bita ni, wewe ikajyana na u, yeye, a, sisi, tu, nyinyi, hano bavuga ntabwo ari mu, nyinyi, ufunze umunwa, nyinyi, wawo, wa. Ubwo rero mu Giswahili nkuko nabibabwiye, mu Cyongereza hari amagambo cyangwa se y'umwihariko cyangwa se bajyana iyo bari gutondagura inshinga. Mu Kinyarwanda rero turi gutondagura inshinga, hari amagambo yihariye, no mu Giswahili hari amagambo yihariye turi gutondagura inshinga ikurikiye insimburazina cyangwa se ikurikiye izina ry'umuntu runaka. Ubwo rero hano mimi navuye ngo ijyana na ni, wewe, u, yeye, a, sisi, tu, nyinyi, wao, wa. Nkuko twabonye ngo mimi ubwinshi bwayo ni sisi, wewe ubwinshi bwayo ni nyinyi, yeye ubwinshi bwayo ni wao. No mu Giswahili rero nutu kwa nafsi ambata ubwinshi bwa ni tu, ubwinshi bwa u ni ubwinshi bwa a ni wa. Urugero mvuze ngo mimi ni nasoma, njyewe ndi gusoma. Ubwo nicyo kuvuga ngo twebwe turi gusoma, ndavuga ngo sisi tu nasoma, twebwe turi gusoma. Hatuza kureba hano kuri mifano natanze hano, mifano ya matumizi ya nafsi za Kiswahili. Bivuga ngo ni urugero cyangwa se ingero zikoreshwa za nafsi ambata arizo twaje kureba ahangaha zijyana nabo. Ntabwo uzavuga ngo yeye ni nagifunza, ahubwo uzavuga ngo yeye anagifunza, wari kwiga. Hatuza kureba ku ngero ziri hano. Hano uvuga ngo mimi ninasoma kitabu, njyewe ndi gusoma igitabo. Mimi ni nasoma kitabu. Tuzaza kwiga muri parts za kurikira cyangwa sehemu nyingine zitakazofuata hapa. Tuzaza kwiga icyo bita tenses cyangwa se ibihe bikuru by'inshinga mu Giswahili nibyo bita nyakati za wakati. Tuzabyiga aka kana twagiye tugaragazamo ahangaha gasobanura wakati uliopo cyangwa se indage y'igikomezo, ayo bita mu Cyongereza present continuous. Ibintu bigikomeje birimo gukorwa ubu ngubu. Mimi ninasoma kitabu, njyewe ndi gusoma igitabo. Wewe unapenda watu, wowe ukunda abantu. Yeye anafanya kazi, we ari gukora akazi. Ubwo rero ubu ngubu iyi nteruro ubu no bwinshi bw'aha ngaha, ni ikaba ubwinshi bw'aha ngaha, ni ikaba ubwinshi bw'interuro. Uvuze ngo mimi ninasoma kitabu, njyewe ndi gusoma igitabo, nuja gushira mu bwinshi uvuga ngo sisi, nkuko ari kubireba, tunasoma vitabu, twebwe turi gusoma ibitabo. Nuza kuvuga ngo wewe unapenda watu, wowe ukunda abantu, nuja gushira mu bwinshi uzavuga ngo nyinyi mnapenda watu. Urukona ko ubwinshi bwa ni bwase buba tu, hano ni, hano haje batu u, hano unapenda watu bitabiwa mnapenda watu. Tujye kuza kureba hano ngo yeye anafanya kazi, we ari gukora kazi. Nuzavuga ngo wao wanafanya kazi. Mu Giswahili rero izi nafsi ambata ni ingenzi cyane, kuko ntabwo wavuga Igiswahili cyangwa se ukoreshe interuro cyangwa se ukora interuro utazikoresheje. Biba ngombwa kuzikoreshaho mimi, ni, wewe, u, yeye, a, sisi, tu, nyinyi, wao, wa. Ubwo ni, u, a, tu, wa. Hano navuga ngo ntabwo ari abo tuvuga ni, u, a, tu, wa. Ubwo rero nizere ko guhera uyu munsi uri buze kugira uko ujya ukora interuro ukoresheje nafsi ambata
uzikurikije icyo bita iki nafsi za Kiswahili cyangwa se ngenga zihora nk'uko twabibonye muri sehemu ya pili cyangwa se part 2. Mifano hano twabonye ingero za matumizi zizi nafsi ambata. Twabonye ko mimi ninasoma kitabu, ngiye ndi gusoma igitabo, wewe unapenda watu, ukunda abantu, yeye anafanya kazi, n'ubwinshi bwazo twabibonye hano. Ubwo rero guhera uyu munsi cyangwa se kugira gute, nakubwiye ngo tangira witoze cyangwa se tangira witoze gukoresha izi nafsi ambata kuko twazibonye mu Giswahili, uzikurikira izi ngenga twabonye z'Igiswahili kugira ngo ubone kujya uvuga Igiswahili ku buryo bwihuse kandi ku buryo bunoze